Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko muri amahoro cyane nk'uko dora tubibifuriza kabisa. Ni nako kandi tukwibutsa wowe ugifungura iyi link cyangwa se ugifungura iyi video ukaba utari wakanda subscribe, ukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe kuri channel yacu ya Nzuri Market, aho tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa, ikodeshwa ndetse n'andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa. Nk'uko rero muri kubireba ku screen yanyu, tubafitiye inzu y'akataraboneka nziza cyane, ikiri nshyashya, iri mu kibanza kinini cyane nk'uko murimo mubireba. Iyi nzu ya kadastre ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, nta handi ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe ahazwi nka Kabeza. Iyi nzu iri Kabeza kuri kaburimbo rwose. Iyi nzu akaba ari inzu nini, ni inzu nini itangana na bwa bukadastre butoya mugiye mumenyereye, kubera ko iyi nzu ifite ibyumba 5 byose kandi binini bihagije, ku buryo buri cyumba kabisa kiba ari kinini bihagije. Hanyuma kandi iyi nzu ikagira ibyumba 5 nyine nkuko mbivuze, dushe na toilette 3, ikagira salon nini cyane, saramanje ndetse na cuisine cyangwa se n'igikoni cyo mu nzu, ndetse nacyo ubwacyo kikagira na stock yacyo. Si ibyo gusa rero, kubera yuko iyi nzu ifite parking nini, ikagira na jardin ihagije, kubera yuko muri rusange iyi nzu yubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 600. Urumva harimo ibibanza bibiri biriya rwose bitoya. Iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 600, ariko kandi ikagira na annex yo hanze. Ngira ngo mwari mubonye igikoni cyo hanze. Annex yo hanze igizwe n'icyo twakwita icyumba cy'umuntu wenda ushaka kuba bafasha bijyanye n'umutekano cyane imirimo yo hanze, dukunze kuvuga ngo ni icyumba cy'umukozi. Ikagira igikoni cyo hanze na stock yacyo, ikagira dushe na toilette byo hanze, ikagira ibigega by'amazi ku buryo nta kibazo na kimwe ushobora kugira kijyanye n'amazi. Iyi nzu rero ikaba yubakishije itafari rihiye. Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho, ni inzu iri modern kabisa, ifite clôture ya ruriba, yubatse amaparafo y'ama gypsum, irimo ibikoresho byose. Akandi karusho nuko iyi nzu buri cyumba cyayo cyose kigiye kirimo garde-robe cyangwa se akabati, ndetse ikaba izungurutswe n'amajardin nk'ini jardin yo mu ruhande rw'inyuma y'inzu cyangwa se hepfo y'inzu. Ni inzu mbese nini mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo rero tukwicisha amatsiko, kubera yuko iyi nzu ihendutse ugereranyije. Urabona hari n'icyumba gifite ibaraza, ushatse wagikoresha nk'icyumba cyangwa se ukagikoresha nka ofisi, kugira ngo ujye uyijyamo utiriwe uninjira mu nzu. Yes pardon narwaye. Navuze ngo ntago mbicisha amatsiko, kubera ko iyi nzu irashaka miliyoni 110 z'amanyarwanda, miliyoni 110 z'amanyarwanda, cyangwa se ibihumbi 110 by'amadolari, ibihumbi 110 by'amadolari. Iyi nzu rero ni inzu rwose, ikibanza cyayo yubatsemo bwacyo kiri hejuru ya miliyoni 60, gishobora kugera nko byibuze basi nko kuri miliyoni 70, bitewe n'uko ibibanza hano bigura, kandi kabiri muri quartier nziza cyane kuri kaburimbo, kandi kabiri mu kibanza kirimo ibibanza bibiri. Niyo mpamvu rero miliyoni 110 kuri iyi nzu atari amafaranga menshi. Wakunze inzu rero duhamagare tubisoze tuyikatuze, kubera ko igiciro ari negociable. Uduhamagare kuri 0788 40 48 97 cyangwa se duhamagare kuri 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga aho dukorera ni hara mu mujyi wa Kigali rwagati, ni mu nyubako ya Centenary House. Dukorera muri etage ya 2 yo muri Centenary. Ukizamuka muri ascenseur tukata iburyo bwawe tugera kuri Nzuri Business Group Limited. Ari nako kandi ushobora kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'undi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane, turabakunda, kandi subscribe.